bitinda tusoma igitabo aho umusomyi Mpagayikiza yasomye Abakorinto wa mbere ibice ni 7 umurongo wa 22 Asoma aravuga ngo wahamagawe n'umwami wacu abari imbata abatuwe n'umwami kandi uwahamagawe n'umwami ari mu mudendezo ari umudendezo abari imbata ya Kristo. Amen. Ayo magambo ntabwo dutinda cyane n'amasaha yangiye. Hano ni Paulo wandikiye Abakorinto, yariko yandikira Korinto byari itorero. Noneho itorero ry'i Korinto byari byagize ibibazo impamvu yabandikiye. Noneho bagira ibibazo barigabura mu ikanisa mu itorero. Barangije kwigabura bigabuye kane. Noneho abantu bamwe barigabura bamwe ngo ni aba Paulo, abandi baravuga ngo ni aba Yesu, abandi ngo ni aba Petero, abandi ni aba Apolo. Noneho impamvu bamwe bavuze ngo ni aba Paulo yari umunyabwenge cyane, yari yize amategeko. Noneho abantu nyine bakamukuye kubera ubwenge bwiwe kandi yari n'umukire yaragira ifaranga. Abandi bakurikira ngo Yesu kubera ko Yesu yabapfiriye. N'abandi bakurikira Petero kubera ko Petero yari umuhamya w'urupfu rwa Yesu. N'abandi bakurikira Apolo yari umuntu wari uzi kubwiriza cyane, niyo mpamvu abantu bamukurikiye. Yegerega amavuta yo kubwiriza. Yesu ashimwe cyane. Bikomeza none turiga ku mbata, turava ku mbata y'icyaha n'imbata ya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Imbata ni iki? Imbata ni umuntu ukora icyo sebuja ashaka, ntakora ubushake bwe, akora ubushake bwa sebuja, ndetse kandi ushobora kugira ngo ashimishe sebuja cyane. Yesu ashimwe cyane. Noneho muri iyi si tugira imbata zibiri, hari imbata za Kristo n'imbata z'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Noneho igitabo cy'umugenzi cyanditsweho n'umugabo witaga ngo ni John Bunyana. Uwo ni umugabo wo mu Bwongereza, iyo wanditse igitabo cy'umugenzi yavutse mu mwaka w'1628, yapfuye 1688. Iyo wanditse kino gitabo maze umunsi umwe arandika aravuga ngo igihe kimwe hari umugabo umwe wigeze kugenda ajya mu bubata, aragenda amashitseyo ngo sebuja amufata neza cyane. Uyu iwabo baraza ngo bagaruke bamukure mu bubata aranga, baravuga ngo hano mbayeho neza kandi bamfashe neza. Maze igihe kiragera sebuja arapfa. Sebuja arangije gupfa, mu mategeko yabo n'imihango yabo, iyo sebuja agapfa igihe bamuhambaga sebuja bamuhambaga munsi y'unani y'imbata yiwe. Imbata bayishyiraga hasi, sebuja nawe akamubata nubwo atabapfuye. Noneho gaba arihanga aramubwira ngo nuko gaba yihangane n'ubundi byarageze. Nuko umugabo warapfuye gutyo. Yesu ashimwe cyane. N'imbata mu mbata badufata neza cyane, ariko nta gihe kiza kigera, igihe cyose kiragera inzira yayo ikujana ku rupfu. Yesu ashimwe cyane. Ahantu hose imbata itujyana, woba neza hano ku isi cyane, ariko amaherezo y'ububata ni urupfu rw'iteka ryose. Ariko Yesu, imbata Yesu yaranditse aravuga ngo muri Yohana 14 aravuga ngo abwira Petero, aramubwira ngo iwacu kwa data ngo hari amazu menshi cyane. Yesu ashimwe. Ntabwo niyatajya kuba mbabwiye, Yesu niyo dufite amazu, niyo tuzagenda tukabona amazu menshi. Yesu ashimwe cyane. Noneho ngo niki tuguragira ngo tubushe kumbata ya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo ngo arambwira ngo nagwanye intambara zo kwizera, kandi ngo nagwanye intambara ziza, ngo kandi ngo narizi ngo narize kwizera kwanjye, ngo none ngo ndategereje umwami w'ikamba mazanyambika ukuri wa munsi, ngo cyakora sinjye nyine gusa, ahubwo ni bose bategereza kwizera kwiwe. Yesu ashimwe cyane. Maze hano ububata, iyo umuntu ari imbata ntaza akorera isi, kuko icyaha n'abisi. Noneho ikibazo cyabayeho, hari umugabo mu gitabo umwanditsi wanditse
uno mukristo yaragiye mu mukristo bari mu nzira ngo ari kumwe n'umugabo wese ngo ni baragenda ngo bahura n'umugabo wita ngo ni Magambo. Uwo Magambo n'umugabo wari mwiza cyane ugaragara neza, ngo baragenda ngo bashitse ngo bahura n'umugabo wese ngo ni Mwizerwa. Ngo bahuye na Mwizerwa ngo Magambo ngo bavugana na Mwizerwa ngo bavugana amakuru y'ijuru. Uwo rero amakuru y'ijuru ngo Mwizerwa ngo abwira mukristo buriya Magambo ngo twakomeje urugendo, arabwira ngo undi muntu twafatanye ngo n'uburya mu ijuru. Maze ngo mukristo aramusubiza ngo Kwizerwa nabaza ngo se uramuzi? Nambwira ngo ndamuzi cyane ndetse kurusha uko yize. Umuzi gute? Maze arambwira ngo no mugabo ngo yabesha abantu 20 ngo batamuzi, wahuza n'abantu bose avuga iby'Imana iyo bari mu by'Imana, basohoka hanze akavuga iby'isi. Yesu ashimwe cyane. Icyo kibazo cy'abakristo dufite iki gihe, bari imbata za Yesu bari kwa Yesu, ariko basohoka hanze bavuga imbata z'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Icyo kibazo abantu bahuye, ikibazo ntabwo ari uko waba imbata y'icyaha cyangwa imbata ya Kristo. Ikibazo ni uko washobora kuyimbata zose ukaba imbata ya Kristo mu gihe kimwe imbata y'icyaha. Ibintu bitashoboka. Yohana yaranditse aravuga ngo ni ukuri ndababwira ngo nimba ukikora icyaha uri imbata y'icyaha. Yesu ashimwe cyane. Mugikora ibyaha turi imbata z'ibyaha, mbese turi imbata y'iki? Niyihe mbata turi? Inde dukurikira? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo ariko noneho ubwo ngo mwabatuwe ku byaha ngo mukaba mwarabaye imbata z'Imana, ubwo ngo mutegereze ngo mutegereze imbuto zanyu ngo ariko kwezwa ngo murangiza ngo nta kindi mubikiwe n'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Imbata za Yesu Kristo nta kindi babikiwe n'ubugingo buhoraho. Nk'imbata z'icyaha nta kindi zibahora n'ikuzo. Bwana sifiwe. Turi imbata z'iki? N'iki turico? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imbata za Yesu niwe nzira. None Yesu atubera inzira kandi turi imbata ye. Turagenda aho tugenda hose tukayobora na Yesu. Kandi aravuga ngo niyo muco abariwe ntabwo zasitana. Yesu ari mu cyane. Yaravuze ngo nini bamumubona itaya biguye ngo nanuru ya. We Yesu muri we nzira nziza nk'uyubugiye. Noneho iyo turi kumwe na Yesu ntabwo twasitana kubera ko turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Hari umugabo wari nyiravuga ngo mugabo bita Petero bavuga ngo uzambi zakoza kiseresere unisubu sana kuruhukiwe. Bwana sifiwe. Ibyaha byacu dukora twiye birarangaje cyane kurusha isi. Kandi ngo utabyire bizakwica gahoro gahoro. Bwana sifiwe sana. Twimbata za Yesu Kristo kuko niyo twaremeye kurana. Bwana sifiwe. None twimbata z'icyaha tuzisangaho amaherezo yacu azabera ariho ikuzimu kwa Satani. Aho uzicuriza ubuzima bwawe bwose wabayeho. Wakwibaza icyaha kizakubeshaho neza cyane ku isi. Icyaha kiraryoha cyane. Niyo mpamvu ibyo bakoze mu itangiriro ngewe bayabonye imbuto ngo yabonye ari nziza cyane, isa neza cyane. Uko niko icyaha gisa neza. Icyaha gisa neza. Ukandi uri imbata y'icyobo. Iyo uri umunyabyaha uri imbata y'icyaha. Ariko uyu wa Yesu tuba duhindutse imbata za Yesu. Nta handi tugenda ni mu ijuru kandi zirabwira ni Yesu Kristo. Ari we sebuja wacu, databuja ari we tugenderaho. Ntasigaye. Ntabwo wakorera abami bawe uri mwe, ntabwo nakorera abami bawe ngo tworere isi n'ijuru. None dutwara umwami umwe dukorera. Dukoresha cyangwa ukorera ijuru. Bwana sifiwe. Tora uwo uzakorera. Ikibazo cy'abantu b'iki gihe ntibagicura ijambo ry'Imana, basigaye batubwiriza ntitwumve noneho twarifashe ubusa nk'aho ari ibisanzwe kubera gutinda cyane mu ijambo. Bwana sifiwe. Noneho kubera ko twatinze mu ijambo tubona nk'aho ari ibisanzwe ntitwumve n'ijambo. Tubona nk'aho babitubwiye kera cyane kenshi, ariko igihe bizaza tuzamenya ko ari ukuri kandi tuzicuza. Ariko bari mu Yesu ntabwo bazicuza. Ijambo ry'Imana